Muraho neza abakunzi bacu aradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, adatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujya mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C, ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, na B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Abantu benshi bakunda kukica bahisemo B, ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere ngo mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Oya, uzatambuka mbere aho hantu kibonye, ntabwo uzakibona hano ngo ahubwo ujye gutambuka mbere mu yandi masangano ariyo hirya ngo akwegereye. Oya, uzatambuka mbere aho ukibonye. Niyo mpamvu duhisemo A, ni uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Murabizi tujyamo kwatana ibyapa byo ku mihanda, video irahari, ubonye uyikeneye subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe, cyangwa unyandikire kuri WhatsApp nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye, uba ushobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi. Umaze kureba iki? A, umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda ni mugari cyangwa se urafunganye? C, umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru babiri cyangwa hari abanyamaguru 100? D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta na rimwe umuyobozi w'ikinyabiziga aba yemerewe gutwarira mu mpande mwa ziranzira z'impande z'abanyamaguru, nta na rimwe biba byemewe. Niyo mpamvu icyo wareberaho cyose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka
ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789931626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero tuze tukwigishe mudasobwa aho waba hose ujye mu kizamini itakubera imbogamizi. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga ni ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ntibireba ayahe matara: a amatara ndanga, b amatara ari imbere mu modoka, c amatara ndangaburumbarare, d ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni b amatara ari imbere mu modoka. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri. Ntabwo wavuga ngo ikinyabiziga cyanjye mbona kimurika mu ntera ntifuza, reka njye mu garage nkirisha andi matara. Biba bibujijwe. Kiriho amatara nzajya mba mpagaze Nyamirambo nka torosha sonatibe, biba bibujijwe. Ariko ano matara ari imbere mu modoka uba wemerewe kuyahindura igihe ushakiye. Uyu munsi ukayagira umuhondo, ejo ukayagira umutuku, ejo bundi ukayagira ubururu, ejo bundi ukayagira umukara. Biba byemewe kuyahindura uko ushaka. Niyo mpamvu duhisemo ko iyo adakurikiza rino tegeko. Ndizera ko waramaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndizera ko usobanukiwe. Ikibazo cya kane kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibivuzwe haruguru. Ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga? A ibinyabiziga ndakumirwa, b ibinyabiziga bikora ku mihanda, c ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, d a na b ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa na b ibinyabiziga bikora ku mihanda bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri d. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni d a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Urugero, ambulance ni gucaho uyu munsi umva ukuntu ivuza ihoni riba ritandukanye n'iry'ibindi binyabiziga. Na bino bikora ku mihanda biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Ndizera ko waramusamo d, ndizera ko uramusyandika ku papuro. Wari wahisemo a iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo b iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo d ivuga ko a na b ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Iyo bavuze ibimenyetso ni kimwe no kuvuga ngo ibirango by'amabara sate: a umweru n'umukara, b umutuku n'umukara, c ubururu, d a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo a umweru n'umukara na b umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo bya nyabyo, aho ni kuri d. Hano weho urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni b umutuku n'umukara. Kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru. Mu birango haba harimo imodoka ebyiri, iri iburyo ibisa umukara, iri ibumoso ibisa umutuku. Impamvu iri ibumoso ibisa umutuku ni uko baba bari kubuza ibinyabiziga kujya kudepasa ibumoso.
niyo mpamvu iriya modoka y'ibumoso muzabona iri mu mabara y'umutuku, ariko ukaba ubujijwe kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Rero haba harimo imodoka ebyiri, iy'umukara n'iy'umutuku. Niyo mpamvu hano duhisemo B, umutuku n'umukara, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi kureba iriya video rero. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Harimo velomoteri, ntihanyurwa n'ibinyabiziga birimo za velomoteri. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. None hano harimo umunyamaguru, duhisemo ko hatanyurwa n'abanyamaguru kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'ibyapa, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo: A, agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B, ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C, icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igisubizo cyanya cyo ni ikihe? Nuko bashyiraho icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Santimetero 30 ntabwo ari santimetero 20. Undi yakagombye kuba inose ariko aba ari santimetero 30, ntabwo aba ari santimetero 20. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya noneho bashyizeho ibyo ngibyo nkubwiye uhita ubikora. Murabizi intego yaje no gukora rimwe tugada dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda y'igihugu yadwengenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ubuhe buremere? A, toni 10. B, toni 12. C, toni 16. D, toni 24. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, toni 16. Ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3. Iyo bavuze umutambiko niba ikinyabiziga kigira umupine umwe iburyo undi ibumoso, ukira cyuma kirimo hagati kibihuza nicyo bita umutambiko. Ikinyabiziga gifite imitambiko 3 cyangwa irenga ariko batabariyemo imitambiko yo kuri makuzungu ibigomba gutwara byibura uburemere butarenze toni 16. Iyo bavuze makuzungu ni cya gikontineri gifatanye na kari umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayemo nta migozi irimo iri kugikurura.
nicyo bita amakuzungu. Noneho haba harimo indi migozi iri gukurura ikindi gikontineri, icyo kiri gukururwa akaba aricyo mwita romoroki. Ndizera ko utazabyitiranya. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibirango, ibimenyetso by'amabara akurikira. Ibirango se cyangwa ibimenyetso by'amabara sati: A umweru n'umukara, B umweru n'umutuku, C umweru n'umuhondo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ibirango aba ari umweru, nta kindi kintu kirengejeho, aba ari umweru gusa. Hano abantu ubonye umweru nta kindi kintu barengejeho ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa, ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira. Hagaragazwa ku buhe buryo? A icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Kubera ko iyo hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, wenda se habaye icyago kidahoraho, imodoka yaguye mu muhanda irawufunga bari kuyikuramo, cyangwa se igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga bari kubitiyura, ahakorerwa imirimo hagaragazwa n'ibyapa bitegeka. Bivuga ngo ahari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, kata iburyo gusa cyangwa kata ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bayobereje umuhanda. Iyo badakoresha ibyo ngibyo, bakoresha icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, kiba cyanditsemo ngo deviation. Hano rero uriko nako nta hantu bigeze babivuga, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramusitamo D, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini, mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? A iteme ridahoraho, B umuhanda utaringaniye, C umuhanda winjira mu kuzimu, D ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni B umuhanda utaringaniye. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo umuhanda utaringaniye. Akenshi ukibona ugiye kugera ahantu hari ibintu bimeze nk'ibinogo. Hano i Kigali 12 muzakihabona. Iyo uriya muhanda uzawugendamo wumve harimo utuntu tumeze nk'utununga, nk'utudodani twinshi. Rero niyo mpamvu bashyiraho kino cyapa kugira ko ahantu ugiye kugera hari umuhanda utaringaniye. Ukibuka ko bino byapa biburira, ugomba kubibona hakiri kare kugira ngo uze kugera aho hantu hari icyo cyago, warushaho kwitonda. Bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? Ibyo bibaho se? Bibaho byabaho ryari? A igihe kigenda hamanuka, B igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga, C igihe gifite feri y'urugendo, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, ntabwo moteri iba iri kwaka, ntabwo vitensi ziba ziri gukora. Mu gihe mubibona nk'iyo habaye impanuka, ikinyabiziga cyaguye munsi y'umuhanda, haje ikindi kugikurura, icyo kiri gukururwa uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba iri kwaka na vitensi ntiba iri gukora. Niyo mpamvu duhisemo B, igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, utari wahisemo neza ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro gikurura n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira: niba umuyobozi w'ikinyabiziga agiye kukudepasa, kugira ngo umwereke ko wabibonye, ukoresha itara ngo risa icyatsi kibisi, bituma werekana ko wabonye ko ashaka kugudepasa. None iryo tara riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga cyawe? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo: kimwe, hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga; B, inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga; C, inyuma hegera inguni y'iburyo; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Riba rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi yakagombye kuba ino B, ariko hari abashyizeho iburyo kandi bakagombye gushyiraho ibumoso. Nibashyiraho ibumoso mu kizamini urakora mu kanya uhita ugikora. Impamvu mba mbitinzo nuko nzi ko icyo kibazo gihari, noneho uzasubiza ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko baramutse babishyizemo uzahita ubikora. Ndizera ko baramutse muri D, ndizera ko baramutse babihinduye wahita ubikora, kubera ko mba mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A, nyuma y'umwaka umwe; B, nyuma y'imyaka 2; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Noneho icyo cyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga baguhaye, yari ibinyabiziga bikora ubucuruzi, kimara amezi 6 ukabona kuzajya gushaka ikindi. Byaba ari ibinyabiziga bidakora ubucuruzi kikamara umwaka ukazabona gushaka ikindi, ariko ikinyabiziga gishya cyo kigakenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndizera ko ramsa model B, ndizera ko ramsa yandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ryari? A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda; B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago, nibwo bwonyine uba ushobora kwakiriza amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga cyawe, ari byo mwita ngo ni ibinyoteri. Ndizera ko rero waramusamo C, ndizera ko waramusya yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, buso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuyaga w'intambike; B, urusaku rwo mu muhanda; C, ikibuga cy'indege; D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A,
umuyaga w'intambike. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bakaba bari kukubwira ko ugiye kugera mu gice cy'umuhanda kirimo umuyaga w'intambike. Nakubwiye ko bino byapa biburira uba ugomba kubibona hakiri kare kugira ngo uze kugera aho hantu warushaho kwitonda. Niba ugiye kugera ahantu hari umuyaga w'intambike, wenda se ufunge n'ibirahuri. Ndizera ko waramusamo rero ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye mu muhanda urombereje ibice byinshi agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? Aba agomba kugendera mu kihe gice cy'umuhanda? A, kugendera mu gice icyo ari cyo cyose kirimo ibinyabiziga bike. B, kugendera mu gice cy'ibumoso keretse ushaka gusohokera iburyo. C, kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda keretse ushaka kunyuranaho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gutwarira mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda kuko hagenewe imodoka ziremereye n'imodoka nini zitwara abantu. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse ushaka kunyuranaho. Ugomba kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda. Ubundi ukimara kwinjira mu muhanda uhita winjira uhita ujya mu gisate cy'iburyo bw'umuhanda. Ariko nk'iyo ushaka kunyuranaho, murabizi ugiye kunyuranaho ukoresha uruhande rw'ibumoso. Uba warenga uriya murongo urombeje hagati mu muhanda ukajya mu gice cy'ibumoso ukanyuranaho ugahita ugaruka iburyo. Rero ugomba kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse mu gihe ushaka kunyuranaho. Rero ugomba kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda kiretse nk'igihe ushaka kunyuranaho. Nibwo buryo bwonyine wakoresha igisate cy'ibumoso. Ndizera ko ramuzamo se. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni korirompuwe? Atanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B, tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. C, tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D, komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona igisubizo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, tanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ibinyabiziga byamaze kwinjira hari abanyura bazenguruka ni bya binyabiziga biba biri ibumoso bwawe. Nibyo biba byagutanze kuhazenguruka kubera ko iyo tugeze hari abanyura bazenguruka icyerekezo cyose waba uturutsemo winjira mu ruhande rw'iburyo. Rero ibinyabiziga biba biri ibumoso bwawe ni bya binyabiziga biba byagutanze kuhazenguruka. Rero uba ugomba kubihereza iyi nzira. Ndizera ko ramusamo rero A. Ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zisigwa irangi ry'ibara risa rite? A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. B, irangi ry'umweru ngarurarumuri. C, irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ni ukubera iki bagita irangi ngarurarumuri? Iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho rihita risa nkaho ryatse bitewe n'icyo gushyira mu bikorwa, ugahita umenya icyo guhita wubahiriza. Ntabwo uragenda ari nka nijoro wenda nta matara yo ku muhanda hari, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubita ku cyapa ukabona gisa nkaho cyatse, kiba gikoze ku buryo bwa ngarurarumuri. Rero na rino rangi niko riba rikoze. Ndizera ko ramusamo rero A. Ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Haba gashobora gukoreshwa ubuhe buryo? A, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri
kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. Inziga bari kuvuga ni imipine. Bahita bafata imipine bakazirikaho iminyururu irwanya ubunyerere. Ndizera ko ramusamo rero B. Ndizera ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.